Bakagombye kugira agahinda, bakagombye kuba bari muri mood itari nziza kuko igisebo cya Muheto nicyo cyanjye, nicyo cyawe wowe mugore unkurikiye, nicyo cyawe wowe mukobwa unkurikiye, nicyo cyawe wowe mubyeyi ufite abana bangana na Muheto. Nava hariya amaze kuburana rya kambara rigumana cyangwa barukundi kundiriza. Ibyo byo ntago mbizi, ubundi nagerageje kubaza nanjye no kubaza abanyamategeko nta wagize icyo nsubiza kuri icyo kintu, niba ari bwamburwe ikamba rya misi cyangwa niba ari burigumane. Turategereza twumve icyo bazatubwira, ariko bakagombye kugira agahinda, bakagombye kuba bari muri mood itari nziza kuko igisebo cya Muheto nicyo cyanjye, nicyo cyawe wowe mugore unkurikiye, nicyo cyawe wowe mukobwa unkurikiye, nicyo cyawe wowe mubyeyi ufite abana bangana na Muheto. Wowe mubyeyi ufite abana bangana na Muheto, igisebo cyanjye nicyo cyawe, ni nacyo cya Muheto. Dukurikiye uri mu bice bitandukanye, waba udukurikiye uri mu Rwanda n'adukurikiye uri hanze y'u Rwanda, Urugendo TV, Karame Nanone TV ndetse na Pastor Fanny Official. Nitwa Nepo, turi kumwe n'uyu mama muri kubona hano usa neza kuri kamera zacu ndetse no muri screen zanyu zitandukanye bitewe nawe uri kuturebera. Turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahazwi nko mu Kagarama, aho twaje mu rubanza mu iburana rya Fata ku mavuta ndetse na misi Nshuti Divine Muheto. Ni misi watawe muri yombi nyuma yo gukurikiranwaho ibyaha bitandukanye. Hano yatawe muri yombi ku itariki 29 ni kandi yeme neza kandi somye neza ko nabonye ku gihe biriho wa kabiri tariki 29 Ukwakira 2024 ubwo polisi yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Yego, uyu munsi rero baje kuburana hano, muragenda mubibona mu mashusho atandukanye ya Miss asohoka mu modoka ya RIB ndetse yinjira mu ngoro hano y'ubutabera. Turi kumwe rero n'uyu mama kugira ngo tuganire. Mumeze neza? Meze neza Nepo. Tangira twibwira amazina yawe. Nitwa Esperance Mukabaranga, Karame Nanone TV. Turi kumwe namwe Urugendo n'abandi benshi batandukanye. Rero ubona ko hano twazindutse, twaje hano ku rukiko. Yego, twaje hano twazindutse, twageze hano saa 2, ariko abahageze na saa 1 nibwo bagiye babona imodoka yari bigera hano hatambuka ari abapolisi benshi batandukanye. Mbe na mbere kuki wazindukiye hano, byagenze gute? N'ubwa mbere nkubonye ku rukiko? N'ubwa mbere umbonye ku rukiko, nazindutse nyine kubera ko nagombaga kuza kumva urubanza rwa Muheto, nk'umwana w'umukobwa nkunda. Yego, ko ndamukunda Muheto. Urongera hijwi kandi ntago nyumva. Nakubwiye nti nazindukiye hano, n'ubwa mbere nanjye nje hano ku rukiko, nagombaga kuza mu rubanza rwa Muheto, kuza kumva uko biri bigende ndetse nafata ku mavuta. Ndetse baravuga ngo ubwa mbere yagejeje n'ubundi ngo byamubayeho ngagerageza no kwiruka, n'uyu munsi ngo noneho aje kuburana agezwe. N'ubwa mbere agiye kuburana azira icyo cyaha. Ariko mbere na mbere nk'abamama muri rusange, kadere ko mama muri ko nawe uri umumama, iyo mwumvishe noneho umugenzi wanyu bahagarariye, kuko Miss abahagarariye abandi bagore bose muri iki gihugu cyangwa se abakobwa, igitsina gore nibo bahagarariye, mwabyakiriye gute? Icya mbere ni igisebo ku babyeyi, kuri twebwe nk'ababyeyi, kuba umwana w'umukobwa yagaragaraho ko arimo kugira imyitwarire idahwitse. Ariko nanone nta kidasanzwe kuko umuntu abaha agakosa hanyuma akagira n'igihe cyo kwikosora. Kuba ari nyampinga w'u Rwanda nabyo ni ikindi. Ubundi nyampinga yakagombye kuba nyampinga nyine. Umukobwa w'umunyarwandakazi yakagombye kugira umuco, yakagombye kugira imyitwarire, ariko bitabujije ko aho akosheje, aho yakoze ibidakwiye bashobora kumukebura kandi umwana akongera akaba muzima. Rero ntabwo ngewe ndi buvuge ngo ni igitangaza kuba Muheto yakora amakosa, kuko Muheto n'umwana nk'abandi ashobora gukosa
ahubwo wenda icyaba igitangaza ni uko yakosa ntakosoke, ariko kuba Muheto yakora ikosa nta gitangaza kirimo. Ni umwana nk'abandi, ni umwana ujya mu bandi, ni umwana ushobora gukora urugomo nk'abandi. Ntago rero mbona igitangaza mu kuba Muheto yakora amakosa, ahubwo icyaba igitangaza ni uko nyuma yo gukosorwa, nyuma yo kugirwa inama wenda hatabaho kumva, kubera ko polisi yagiye ivuga kenshi ko bamugiriye inama, bagerageje kumubwira ntiyumve, ariko mu by'ukuri ushatse wakibaza ngo niki cyatumye uyu mwana atumva. Nicyo twibaza, ese uyu mwana koko yagiriwe inama bihagije? Hari abamubaye hafi baramubwira bati si uku bigenda cyane ko atari ko yarezwe. Iyo ukurikiye ukuriya mwana yavutse n'umuryango avukamo n'imyitwarire ya mbere y'uko aba Miss wenda, reka mvuge gutyo, yari umwana muzima, yari umwana wize neza. Ntabwo rero twavuga ngo ni umwana wakuze ari ikinani, wakuze ari umunyamico mibi. Ibi byabaye, niyo mpamvu rero abantu badakwiye kubifata nk'ihame ngo bumve ko Muheto yacibwa, Muheto yakorerwa gutya. Ibi byabaye kubera ko ni umwana yakushije nk'umwana. Umwana ariko arengeje imyaka 18 yo kuba y'ubukure, ndetse mwemera no kuba yanywa zanzoga, ariko kuba uri Miss noneho ugafatirwa mu kintu kimeze gutyo ni igisebo cyane yaba ari ku bakobwa muri rusange ndetse n'abantu bose muri rusange, kumva ko Miss w'igihugu ni igisebo. Ibyo ndabyumva kubera ko uyu munsi amakuru ari ahantu hose ku isi hose ko Miss w'u Rwanda 2017 yafashwe yanyweye ibiyobyabwenge, yatwaye nta ruhushya afite rwo gutwara. So ibyo byose ntago navuga ngo ni ikintu cyiza ngo tubifate tubyorose nk'ikintu cyiza. Ariko nanone nakubwiye nti nyuma yo gukosa umuntu arakosorwa agasubira mu murongo muzima. Nta muntu marayika ubaho. Nyuma yo gukosa umuntu ashobora gukosorwa agasubira mu nzira nzima, cyane iyo atari umuntu wari usanzwe ari ikinani, iyo atari umuntu wari usanzwe akora ibikorwa bibi bizwi muri sosiyete, mu rubyiruko. Uriya mwana yabaye Miss, yari afite projet yo gufasha gukora ibikorwa bizima, kandi imbere yaho yari afite ibindi bikorwa akora bizima. Ako kantu kaba karabayeho rero gatuma umuntu ashobora kujya mu kigare kimushora mu bintu bibi. Hari igihe gakosoka kandi umuntu agasubira mu nzira. Noneho akantu ko kunywa no gatwara kiriya ni ikosa. Ubundi Muheto ngira ngo hari ibintu bibiri yakoze. Icya mbere, gutwara yanyweye ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga ni kimwe mu bintu bihanwa ngira ngo hari igifungo cy'iminsi 5, akabona gushyikirizwa urukiko. Hanyuma ndetse no gutwara nta ruhushya afite, ibyo ni ikosa rihanwa n'amategeko. Hanyuma nabwo akabihanirwa. Hanyuma rero iyo ibyo byose, ikindi gikomeye yakoze ni ugukora impanuka ntumenyekanishe. Gukora impanuka ntumenyekanishe impanuka, ni ukuvuga ngo ukiruka wowe ubwawe. Ubundi nk'uko dusanzwe tubizi, polisi tubwira ko niba ukoze impanuka hamagara kuri polisi ubabwire ko ukoze impanuka. Hanyuma rero gukora impanuka ntumenyekanishe nabyo ubwabyo birahanwa. Ubwo rero urumva ayo makosa yose y'uruhuririkane yakoze, byanga bikunda agomba guhanwa. Ariko dusaba ngo hari akanyafu, hari no guhuragura, akubitwa akanyafu. Yego ntago nkoranyambaga kugeza n'abavuga ngo abanywi twifatanyije nawe, ariko mu by'ukuri ntago ari ukugira ngo bagaragaze ko bari kumwe nabo, ahubwo no kugira ngo gushinyagura no gushyira mu munyu abantu. Ne Paul, reka nkubwire ukuntu abantu bateye. Abantu tugerageza gushyira mu munyu mu bintu, twigira nk'aho tubabaye, ariko mu by'ukuri najya nkubwira ngo wowe unkurikiye, uko ukomeza gushyira mu munyu mu bibazo by'umuntu kugira ngo bibyimbe, ujye wibuka ko nawe ejo, kuko wowe nawe nturi marayika, ejo nawe icyo uzakora hari abazashyira mu munyu ngo bibyimbe. Urumva, mu by'ukuri ntabwo abantu bari bakwiye gufata Muheto ngo bamuvugireho ibintu birebire. Abantu bari bakwiye no guterwa isoni no kuba Miss w'u Rwanda yakoze ikintu kiniki. Abantu bakabona bakavuga bati ntibikwiye, bakanabiceceka, bakavuga bati iki kirazira kikaziririrwa Nyampinga w'u Rwanda, bigatera abantu isoni. Babishije kandi polisi yabitangaje, bakavuga bati nimureke duhane, mureke dushyire umwana ahantu tumuhane. Ibi bintu
ntibizongere ariko kubona abantu babyina bishimye banezerewe ngo Miss w'u Rwanda ngo bamwe twifatanyije nawe ntabwo mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo baramenya ko iyo umuntu uhagarariye ikintu runaka mu Rwanda uhagarariye abanyarwanda runaka akoze ikintu cy'ikosa umunyarwanda wese ahari abasebye uyu munsi abana b'urubyiruko b'abakobwa cyangwa se abadamu bakagombye kugira agahinda bakagombye kuba bari muri mood itari nziza kuko igisebo cya Muheto nicyo cyanjye nicyo cyawe wowe mugore unkurikiye nicyo cyawe wowe mukobwa unkurikiye nicyo cyawe wowe mubyeyi ufite abana bangana na Muheto wowe mubyeyi ufite abana bangana na Muheto igisebo cyanjye nicyo cyawe ni nacyo cya Muheto twakagombye rero gufata umwana tukamubungabunga tukamushyira ahantu ntabwo nzi ikibazo urubyiruko rufite ntabwo Muheto nuko ari we wamenyekanye kubera ntabwo hari urenganya niba umuhagarariye arimo aragonga imikindo yasinze undi mukobwa hano azakora ibiki wenda utafite n'ibyo ntabwo ari ngombwa ngo bakore nk'uko Muheto wibuke ariko ngo turebera yego wenda umusitari wo mu Rwanda ngo ni nkore bandebereho yego icyo ngicyo n'abasitari bakaba n'abahagararirwa cyane cyane igitsina gore abasitari dufite mu Rwanda bagomba kubimenya bare niba nkore bandebereho iyo uri umusitari mu Rwanda ibyo ukora abafana bawe abakuhanze amaso barabibona ugomba kuba nkore bandebereho rero ni ukuvuga ngo ukaba ukora ibintu byiza ibikorwa bizima nukora ikintu kibi rero uzaba ubaye akabarore ni ukuri dukwiye kugerageza guhindura ngarutse rero kuri icyo twavugaga cy'urubyiruko ntago niba leta iri bwongere ikongera kinjira cyane nk'uko isanzwe bikora ikareba ikibazo kiri mu rubyiruko urubyiruko rurimo ruranywa ibiyobyabwenge cyane urubyiruko rurimo rurasinda cyane imbaraga zabo aho kuzishyira mu bindi bikorwa barimo barajya muri biriya bintu cyane bivuga ngo hari ihungabana abana dufite bakiri batoya bafite tutazi bisaba gucukumbura tukareba tukagese kubera icyo abana bumva bamara amasaha menshi bicaye mu kabari kubera icyo abana bumva yakigira ikigenge bakamubwira uyu munsi ntiyumve ejo bakamubwira ntiyumve ni ikintu gisabwa gucukumbura bakareba ko abo bana bafite ikihe kibazo mu mutwe yego kumva noneho cyane cyane nahamagawe hari abantu benshi bajya bamagambira bati ibyo ndi kumva biri kuba aho ngaho ngo Miss yafashwe yasinze ngaragonga niruka urumva ko ntago babikiri hano mu gihugu gusa biba byagiye no hanze barumva ngo Miss w'igihugu yanyweye arenze urugero bavuze ngo baramupinye basanga yanyweye inzoga ibipimo birarenga bivuze ngo isi yose abakurikirana cyane cyane imbuga nkoranyambaga y'abariza hano mu Rwanda no hanze batangiye kwandika kuri iyo nkuru bavuga ngo Miss w'igihugu yaraniruka si ubwa mbere bibaye ngo ni ubwa kabiri wenda n'ubwa mbere agonze ipoto agonze umukindo ariko se none ubwa mbere yagonze igikuta mbere mbere ni igisebo kizavaho gute rero ni igisebo ariko igisebo suko ibyo byabaye kuko ntago ari Muheto gusa byabaye wenda igisebo nuko hariho yataitu yuko ari Miss abantu babyumve ntabwo polisi isohora abantu bagunze hari n'abagonga abantu bakabica hari ihora isohora urutonde rw'abantu bakoze nk'ibyo Muheto yakoze ariko impamvu abantu bona babitinzeho nuko hariho kariya kantu kuko ari nyampinga w'u Rwanda nkeka kari nacyo cyakomeje gutuma abantu basakuza ariko reka mvuge ngo gukosa ni kimwe ariko no kuba umuntu yahinduka ni ikindi ahari wenda yarategereje aka kanyafu byanga bikunda umwana w'umukobwa kubona nawe uyu munsi ari muri gereza kubona nawe uyu munsi abanyamakuru bahuruye kubona nawe ibyo byose nawe mu mutima we agahinda karimo karamwica amarira arimo aramwica kumva yasebeje umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango avukamo byanga bikunda habayeho guca inkoni zamba Muheto nkeka ko yazavamo umuntu muzima ndetse unabwira abandi ikibi cy'ibyo yakoze yego ubu bivuze ngo noneho ubu biragoye cyane cyane kuba wakica CV yawe ibindi byose wabihomba ariko kumva kuvuga ngo turi kumwe nawe niwe turi kumwe SP turi kumwe hano hari indi sura wamaze kwambara bivuze ngo niba wamamarizaga kampani zitandukanye uyu munsi uzongera kugwa akazavuga ngo
ngo wayisipe ngukunda ujye unywa agasinda bivuze ngo urumva hari ikindi cyasha muri society cyo uba wambaye kukikuraho biragorana azakikuramo gute? Reka nkubwire Nepo, ahahise hajya harangira, urumva ahahise hajya harangira, hanyuma hakaza umuntu agatangira ibishya. Birashoboka ko Muheto wabona ubu ngubu itangiriro ry'ibintu bizima kuri we rigiye kuba, ntawe uvumira itararenga. Wabona uyu mwana w'umukobwa noneho ari bw'ubuzima butangiye, ari nabwo ibikorwa bizima bigiye gutangira kuri nawe, ari nabwo itambere rigiye kwihuta kuri we. Reka nkubwire, nta Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza, nta n'amateka atasibangana. Umuntu wese ugenda afite amateka. Muheto nawe yarakeneye amateka kugira ngo abe icyaremwe gishya, kugira ngo abe icyuma gishyashya, urumva. Wenda sinzi niba hari ayandi yigeze mu buzima, ariko iki ni amateka ushobora gusanga agiye kumuhindura umuntu muzima. Rero ntago abantu bakwiye gufata ibintu ngo bumve ko inka yacitse amabere. Oya, nta nka yacitse amabere. Muheto yakoze amakosa, hanyuma agiye guhanwa nk'uko itegeko ribiteganya, nk'uko ni umunyarwanda nk'abandi, agomba guhura n'ibihano. Ariko nyuma y'aha ngaha ubuzima buzakomeza kuri uriya mwana w'umukobwa, kandi njye mfite icyizere ko buzaba bwiza. Yego, iyo natunguwe no kubona cyane cyane abantu benshi bari kumwiha, bari kumuha urw'amenyo, kandi ngiye makuru ngenda mbona ubona ntabwo ari wowe w'umukobwa wenyine unywa inzoga, ntabwo ari umukobwa wenyine unarenze urugero. Wenda icyo yakoze nuko yatwaye nta perima afite, yananyweye. Reka nkubwire, icyaha kibi ku munyarwanda gishobora gutuma izina rye kugira ngo ryongere kubyuka bigorana, n'icyaha cyo kugambanira igihugu. Nicyo cyaha kibi umunyarwanda akora, akabakoza amabara. Icyaha cyo kugambanira igihugu. Naho kunywa, gukora accident nk'uko yabikoze, iki byakosoka. Tuzi abantu benshi banyweye bakakora amabara, ariko uyu munsi ni abatangabuhamya kuvuga ngo inzoga ni ikintu kibi, itabi ni ikintu kibi. Nta kitakosoka. Ariko wenda tukibaza noneho, nava hariya amaze kuburana, rya kambara rigumana cyangwa barukundi kunduza? Ibyo byo ntago mbizi. Ubundi nagerageje kubaza nanjye no kubaza abanyamategeko, nta wagize icyo ansubiza kuri icyo kintu, niba ari bwamburwe ikamba rya misi cyangwa niba ari burigumane. Turategereza twumve icyo bazatubwira. Ariko nibyo nakubwiraga, ni ku bwanjye icyaha kibi umuntu yakora akaba arambangamiye cyangwa se nanjye nkamugaya, ni icyaha cyo kugambanira igihugu. Icyaha cyo kugambanira igihugu. Hanyuma ibindi byose ngira ngo hari icyo amategeko reka dutegereze turebe. Yego, iyo urebye kriteriya ziranga kugira ngo ube Miss w'u Rwanda, harimo ubwiza cyangwa se beauty, ubwenge. Bya bindi kuba nyine uri umukuru ntabwo bagutora nta bwenge, kandi ukaba ufite n'iki n'umuco w'abanyarwanda. Reka tubare kuri ku muco. Ngewe kuva navuka n'ubwa mbere numvise Miss wataye muri yombi azira icyo kintu, azira ko kunywa ngo akarenza urugero. Bashyiraho igipimo bagapima bagasanga yanyweye, none ngo si ubwa mbere bibaye. Kandi ikindi urumva, niba uyu Miss koko atari ubwa mbere byari bibaye, bivuze ngo ubwa mbere bashobora kuba baramukebuyeho birangira. Polisi yaranabivuze ko bamukemuye bikarangira. Iki kirakuraho iki noneho kubona umuntu aje kuburana hano, aje kuburana kuba cyambere cyo nta perima afite, cyo nacyo ni icyaha, kuko giye kigonga umuntu. Ibyo ngibyo byari kuba ari icyaha gikomeye cyane. Iyo ugonze umuntu agapfa nta cyangwa ufite, ndakeka bigaragara nkaho ubuhuye n'ibibazo bikomeye. Urumva hari kiriya yakoze cyo kwangiza umutungo kamere, ibikorwa remezo. Ngira ngo hari bihanwa kwishyura 150. Hanyuma amategeko niyo azi icyo ari bugenwe, hakaba noneho no gufatwa wasinze, gufungwa ya minsi 5. Ngira ngo hari n'ibihumbi 50. Ndumva ntibuka neza. Ni 150. No, kugonga nibyo 150. Kugonga biriya bikorwa yagonze, ndetse hanyuma no gufatwa wanyweye. Ibyo byose ni 50. Niba nibuka uko nasomye neza, ntabwo nongeye kubisubiramo ngo ndebe. Ariko ikiriho nuko Muheto ibyo kuba yarabikoze yakoze amakosa. Nakubwiye ngo ntabwo ndi buvuge ngo Muheto ararengana cyangwa ababarirwe, yakoze amakosa. Urumva,
ikibabaje kirimo ni uko yabanje kugirwa inama cyangwa se kuganirizwa ntiyumve. Yewe nicyo kintu cyatumye ngiramo akabazo. Ndavuga ni iki gituma uyu mwana atumva, ni iki gituma uyu mwana yaregerewe ntabone ko kuba abantu bakuru bamwegera bakamubwira bati ibi ni ikosa, ibi ni ikosa, ntiyumve. Byanga bikunda hari ubundi buryo bwagomba gukoreshwa bakinjiramo in deep bakavuga bati uyu mwana ni ikihe kibazo, uyu mwana niki gituma atumva. Kuko byanga bikunda kuva baramwegereye bakamugira inama ntabwo bigaragara ko atahagaritse, yakomeje. So bagombaga rero navuga ngo abantu bamuri hafi basa n'abatereranye uriya mwana. Hanyuma ku kijyanye n'umuco waruvuze rero, mu muco nyarwanda abagore banywa inzoga bahozeho. Abagore baranywaga. Mu muco abagore baranywa. None se ntabwo wumvaga ko mu rugo abantu habagaho ibyo wenda mwe muri abana nabyo muzi kwarura inzagwa mu ngo, gutara, kwenga bagatara bakarura inzagwa n'iki. Yagiye n'abagore basomagaho. Wari igitandukanye uyu munsi nuko abagore basigaye bazinywera ku karubanda, ariko kuva kera abagore banywaga inzoga. Wenda uyu munsi cyahindutse nuko uko bazinywa ntabwo ariko kera bazinywaga. Umugore kera yicaraga mu mbere agasoma kuri ka gacuma yabikiye umugabo, cyangwa bakarura akicara hariya agasoma ku nzoga, akumva uko inzoga benzi imeze, ariko ntasinde ngo asindagane cyangwa se ngo tuwo muco twavugaga. Uyu munsi rero impamvu abantu ubona byabaye hacitse ururondogoro nuko abagore dusigaye twicara mu kabari tukanywa, ukagira akaguru ku kandi ukakamitsenge, ukamira imwe, ukamira ebyiri, ukamira eshanu, ukaza guhaguruka udandabirana. Bifatanya n'itabi, ugafatanya n'itabi, ugafatanya n'urumogi, ukadandabirana. Niyo mpamvu ubona byabaye ikintu gikomeye cyane. Yego. Niburana ryahuriranye ndetse ryafata ku mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco, benshi bamenyeye kuri fata ku mavuta kujyanweho ibyaha bitandukanye. Uyu munsi nawe yageze hano, bagerera rimwe ndetse no mu modoka imwe. Fata ku mavuta wasohotse mu mupira w'umukara mwiza cyane, ameze neza, ariko yagaragaza nkaho atagishaka kuba itangazamakuru ryamufata ko yageraga ubona ko yihutaga. Ariko biri bimaze kubimenyera, barabibonye ko abantu bose bari bazanywe hano bashaka kwihisha. Ariko umuntu ntabwo yageze yihisha. Ntabwo byoroshye, ariko uzi kubona abantu baguteza amaso n'amatwi bose bakugize umusitari, baguhamagaraga bampaye ikiganiro bagize gute, noneho bagutunze mikoro na kamera, noneho urimo amapingu. Mu by'ukuri natwe abanyamakuru tujye tugera aho twumva abantu. Nibyo bindi bavuga ngo aho wambariye inkindi uhambariye ubucocero. Kuba wari umuntu abantu bose bafata nk'umusitari, abantu bakira bakumva ibyo uvuga, uyu munsi bakaba bagutunze kamera uri mu mapingu. Ni ikintu kiri gishoka gituma umuntu. Yego, mu byaha aregwa fata ku mavuta hiyongereyeho ngicyo gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse baravuga ngo bamusanzemo ikigero cyo ku rwego rwo hejuru. Ubwo umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yabitangazaga, abantu benshi batunguwe no kumva ikigero avuze ndetse n'icyo fata ku mavuta aba yaragezeho. Biragenda gute noneho ko fata ku mavuta wacu, fata ku mavuta w'Abanyarwanda bagitangaza ibyo bantu bose babona bari bamufitiye icyizere cyane cyuko wenda ari buze kuganirizwa gataha, batangiye kugwa mu kantu. Urumva abantu agifatwa, abantu bari bazi ko ari biriya bisanzwe byo kuganirizwa kubera ko yaregwagaho biriya byaha bindi. Ariko uyu hakimara kwikubitamo gukoresha ibiyobyabwenge, babonye ko biriya bindi abantu batongeye kubivugaho. Ngira ngo hari hahise haza ikimira bya bindi byose. Uyu munsi rero dutegereje kumva cy'amategeko ari ibiri buze kuvamo kuko umuntu ukoresha ibiyobyabwenge hari icyo amategeko abivugaho. Nacyo ndabona banatwemereye kuba twakinjira tukajya kumva uko biri kugenda. Reka dukurikire, turaza kubabwira uko bigenda byagenze. Ndagushimiye cyane.